Kudihagura k'umutima biterwa n'inkongi impuruza z'amashanyarazi zidaturutse ahantu heza kandi mu gihe kibi, bigatuma umutima wawe utera imburagihe ukumva mu gituza cyawe harimo ikintu kiri kubyiniramo, kikaba cyakora no mu muhogo cyangwa mu ijosi. Ibi bikunze kumara amasegonda cyangwa iminota mike, biraza bigashira mu bihe bitandukanye, cyane cyane biba ari nijoro. Hari ibintu byinshi bitera umutima kudihagura tugiye kubasangiza muri iyi video. Icyakora umwe mu miti gakondo ihebuje yindi ushobora kwiyambaza ngo ucubye indishyi y'umutima ni umunyu w'ingezi bita magnesium. Iyi niyo ngingo nyamukuru tugiye kuganiraho muri iyi video y'uyu munsi. Bana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video, kuko nshaka kugusangiza amabanga utarabwirwa n'undi muntu wese. Niba umaze iminsi ushaka umuyoboro wajya wumviraho ibiganiro by'ubuzima wawe ugezeho, ahubwo ihutire gukanda subscribe n'inzogera barirwe mu banyamahirwe badahwema kubana natwe buri munsi. Muri ibi biganiro tubagezaho buri munsi dukunze kuba turi kumwe kandi n'ivuriro rya Relax Life Center rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi cyane y'urusengero rwa Foursquare. Niba ushaka gusazana ubuzima bwiza bw'umutima, ukwiriye kwita cyane kuri uyu muti uhebuje nifuje ko twaganiraho uyu munsi. Magnesium ni iki? Magnesium ni umunyu ngugu uboneka mu mboga z'icyatsi gitsibaze, imbuto zisoromeweho, ibinyampeke n'ubunyobwa. Abantu baba bakeneye magnesium nkeya itarengeje miligarama hagati ya 300 na 750 ku munsi kugira ngo babashe kugumana ubuzima bwiza cyane. Magnesium ikora nk'amashanyarazi afatanya na calcium, potassium na sodium kugira ngo umutima ubashe gutera neza no kuvubura umuriro ushinzwe kugenga injyana n'ijanisha ryo gutera k'umutima. Ni ingenzi cyane kandi kuko iruhura imiyoboro y'amaraso no kuyagura, icyo bita vasodilation. Ibi ni byo biringaniza umuvuduko w'amaraso, bigatuma amaraso atembera neza, yinjira cyangwa asohoka mu mutima wawe. Abantu benshi bakennye kuri magnesium, nicyo gituma bibasirwa no kudihagura k'umutima, kudaterera igihe k'umutima, umuvuduko ukabije w'amaraso no kuribwa n'umutima, angina. Mu by'ukuri abantu barenga 66% bakennye kuri magnesium kubera ko batarya imboga zihagije n'ibindi byo kurya bitandukanye bikenewe cyane. Dore ibimenyetso biranga ko abantu bakennye kuri magnesium. Abantu bakennye kuri magnesium bibasirwa no kudihagura k'umutima kuko imihore y'umutima n'imijyana yabo iba yarafunganye ikadedera, bituma calcium yitekera ahantu hadakwiriye, bigatera umutima ibibazo bimeze nka sirikwi y'umuriro. Ukunda kunanirwa cyane no kugwa gacuho nubwo waba wasinziriye bihagije, nabyo bishobora kugaragaza ko wakennye kuri magnesium cyangwa vitamini B ya mbere. Magnesium ni ingenzi cyane kuko iruhura imihore y'umubiri, nicyo gituma iyo yagabanutse bitera gufatwa n'imbwa mu maguru, kudedera kw'imihore, kuribwa n'umutima n'ibindi. Abantu babuditswe n'amajune cyangwa impagarara kenshi baba bakennye kuri magnesium bitewe n'uko iyi miterere ishobora kuzamura imisemburo ya stress bita cortisol, isahura magnesium mu mubiri. Dore ibintu bitera kudihagura k'umutima no gukena kuri magnesium. Noneho ubwo mumaze kumenya isano iri hagati yo kudihagura k'umutima na magnesium, mureke duterere ijisho ku bintu bitera izindi ngorane zose. Impamvu ya mbere ni ukubatwa n'inzoga kuko zitera kwihagarika magnesium mu nkari, zisahura magnesium n'indi myunyu ngugu mu mubiri zinyuriye mu mpyiko. Ibi ni byo bituma utugirangingo dushinzwe kugenga gutera k'umutima dutakaza ubushobozi. Indi mpamvu ni ukutarya imboga z'icyatsi zihagije mu mafunguro ya buri munsi. Abantu barenga 66% ntibarya imboga z'icyatsi zihagije kugira ngo binjize mu mubiri yabo magnesium ihagije. Magnesium iboneka mu kamanyu gato ka chlorophylle, amazi asa n'icyatsi, amazi atanga ubuzima, amazi ava mu bimera. Stress zikabije cyangwa kugira umutima uhagaze nabyo bishobora kuzamura umusemburo wa stress witwa cortisol, usahura magnesium mu mubiri.
cyangwa kunywa ibinyobwa by'ikawa, icyayi nka fanta kenshi binyaga umubiri magnesium na vitamini B ya mbere bigatera kudihagura k'umutima. Ukora imyitozo iremereye cyane kandi utarya ibifungurwa bikize kuri magnesium na potassium nabyo bishobora guteza ibi bibazo. Magnesium ni ingenzi mu igogorwa ry'isukari ry'ibinyamafu ngo bitanga imbaraga. Noneho iyo wabaswe n'ibyo kurya mvaruganda bitera magnesium kugabanuka mu kigega cyayo. Dusoreze ku binini bitera kwihagarika, ibirwanya indiririzi, ibirwanya acide n'ibindi, nabyo bituma magnesium itagira mu tugirangingo aho ibikwiriye kuba. Dore uko twakumira kudihagura k'umutima dukoresheje magnesium. Rimwe, tangira uje ufata inyongeramirire ya magnesium miligarama 200 ku munsi. Bizagufasha kongera izigamo rya magnesium mu mubiri. Niba uyikennyeho cyangwa uhanganye n'ibibazo by'umutima, byagusaba ibyumweru cyangwa amezi make kuba wihagije kuri magnesium. Kabiri, tangira urya ikiyiko cyangwa ibiyiko 2 by'inzuzi z'ibihaza inshuro imwe buri munsi. By'umwihariko uje uzirya umaze kurya imboga z'icyatsi zikize kuri chlorophylle nka dodo, avoka, broccoli, imbwija, epinari, amashu n'izindi nyinshi. Ibi bizakongerera magnesium, potassium na calcium bishinzwe kuringaniza utugirangingo dushinzwe gutera k'umutima. Gatatu, cukubiri na gatama n'ibinyobwa by'ikawa maze urebe ukuntu urakira vuba. Iyo wamaze kuba imbata y'ibi bitindigasani, kugira ngo urokoke ingaruka zabyo ubusabwa kwihaza kuri magnesium. Kane, niba uri ingaruzwa muheto ya stress, kudasinzira bihagije, kugira umutima uhagaze no kuribwa n'imitsi, uba ukwiriye kwihaza ku bintu bikize kuri vitamini B ya mbere. Magnesium ifataniriza hamwe na vitamini B ya mbere bigatera umubiri umutuzo, biruhura imihoro ikikije umutima kandi bigabanya imisemburo ya stress bita cortisol. Ibi wabigezwaho no kurya ibiyiko 2 cyangwa 3 by'ubunyobwa bubisi cyangwa intete za sezame, ukabirya umaze kurya salade y'imboga z'icyatsi kibisi. Gatanu, inama nabagira kandi no gukunda kunywa amata ya soya cyangwa kurya inyama za soya bita tofu, mukazitunganyiriza imuhira nibyo byiza cyane. Ibikomoka kuri soya bitanga ububane buhagije na vitamini B ya 12 bigatuma umuntu agira amaraso ahagije, oxygen iratembera igasohoka no kugera mu mutima neza, maze umutima ugatera neza. Tugeze ku byo kurya bitera umutima gukomera no kugwiza imbaraga. Mureke noneho mbasangiza imiti 3 ifite imbaraga myinshi mwakoresha buri munsi umutima wanyu ukagwiza ubushobozi n'ubuzima bwiza. Bwa mbere tugiye gukora urusukume rwa magnesium. Ufata ibiyiko 3 by'inzuzi z'ibihaza, avoka imwe iringaniye, akayiko gato k'intete za shia, ukavangamo stevia nkeya cyangwa ubuki ngo bize kuryoha, ikirahuri kituzuye cy'amata ya kokonati. Byose ukabivangira muri blender kugeza igihe bimaze kuba urusukume runoze. Bitewe no gukomera kwa blender yawe, ushobora kubanza waseramo inzuzi z'ibihaza kugira ngo zinoge neza. Uru rusukume ruraryoha kandi ruvura indwara nyinshi cyane. Urunywa inshuro imwe ku munsi kugira ngo izigamo rya magnesium na potassium ryiyongere, maze umutima urusheho kugubwa neza. Salade ikurikira itera umutima kugwiza ubuzima buzira umuze. Ufata udutase 2 twa epinari, 1/4 cy'ishu, igisate cya avoka, ikiyiko cy'intete z'ibihwagari, ibiyiko 2 by'inzuzi z'ibihaza, umutobe w'indimu, amavuta ya elayo, puwavuro na gikukuri. Ufite uburenganzira bwo kuvangamo izindi mboga mbisi nka perisile na nisi uko ubishaka. Ushobora kandi gufata agasahane kuzuyeho imboga mbisi zitandukanye nka karoti, amashu, igitunguru, ugakamuriramo indimu, ukavangamo ikiyiko cy'ubuki, hanyuma ukarya salade ugiye kurya ibya saa sita. Ukajya ubikora iminsi 4 ya buri cyumweru. Izi ni zimwe muri salade z'ingenzi ushobora gukoresha ngo ubashe kwinjiza omega 3, vitamini B ya mbere, magnesium na potassium, maze umutima wawe ukagira ubuzima bwiza.
gukunda kuzikoresha buri munsi ni inzira yihuse yo kongera izigamo rya magnesium no gufasha umutima wawe gutera neza cyane. Bitewe nuko abantu benshi bafite umutima utera nabi bakunze kuzahazwa n'imisemburo ya stress ubwayo n'ibindi, ni byiza kugabanya ibintu byose bibatera stress mugaharanira gukora ibyo mushoboye gusa. Uhereye ubwo mukagira intego yo kujya muryama kare no kubyuka kare. Gutinda kuryama no kuryamira nabyo ni imiganda migari y'indwara njyana muntu. Niba kandi mwaramaze kurwara umutima mube muhagaritse umunyu usanzwe maze muwusimbuze uwa gikukuri. Ikindi kintu cy'ingenzi ni ugutangira mwimenyereza kujya murya mu gitondo na saa sita gusa, ku buryo hagati y'ifunguro ryo ku manywa na mu gitondo haca amasaha arenga 16. Iyi gahunda imaze gukiza abarwayi benshi, niyo mpamvu nishimira kuyirangira abarwayi bose bahejejwe ku gasambi n'indwara zitabarika. Bashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro byibanda ku buvuzi bw'imiti yo mu ntanzi z'urugo gusa. Hahirwa bibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.